Muri iyi video tugiye kurebera hamwe imikorere ya telefone ya gatouche mu buryo bwo guhamagara no guhamagarwa. Twagiye muri setting ya telefone, ukajya handitse call setting, ugahitamo simukadi, hitamo simukadi zose kugira ngo ukemurire rimwe ibibazo. Ahangaha ni ibibazo n'ibisubizo bijyanye na telefone yawe. Tubanje kujya muri net mu bijyanye na setting yibanze atari ku masimukadi, mu bijyanye ariko no guhamagara. Hano iyo wemeje akavivura kukabanza itushe ryo ryose ukanze umuntu aguhamagaye uhita umufata. Hano ku ka kabiri iyo telefone yawe irimo wacometsemo ekuteri, ni ukuvuga ngo umuntu akaguhamagara iyo ihita yifata mu kanya gato cyane agihamagara, bya bindi by'abantu babipa ihita igufata. Reka tujye ku ka gatatu. Ku ka gatatu urabona handitseho magic voice. Magic voice ni ukuvuga ngo ijwi iyo ushaka guhindura amajwi kwa kundi umuntu aguhamagara ukumva ijwi ryahindutse, nta handi bihindurirwa n'ahangaha. Aha niho uhindurira amajwi yose, iry'umwana, iry'umugabo, iry'umugore, niho bibera. Ahangaha iyo wahinjiye haba hari setting zijyanye no guhamagara no guhamagarwa, ukabikemura ibibazo cyangwa se ukabishyiramo. Bivuga ngo hano hateza ibibazo hakanabikemura. Kari kabanza ko twakabonye ko ari bijyanye na notice, connect notice. Agakurikiyeho tumaze kukabona kari ukwemeza uburyo telefone yawe yajya yikoresha mu kwitaba. Noneho ka gatatu tugiye kurebera hamwe uburyo amajwi ahindurwa mu gihe uri guhamagara. Uhamagaye akumva ijwi ryahindutse, akumva wa muntu wamuvugishaga atari we ufite telefone. Iyo winjiyemo bakwereka uhitamo hejuru, iyo nta jwi ushaka gushyiramo guhindura ushyiramo rimwe, wemeza rimwe. Iyo ushaka guhindura amajwi uhitamo kabiri. Kabiri ni umugabo, urabona men ni umugabo. Iyo meje kuri kabiri ubwo buhisemo kugijwi ryawe rijya rivuga nk'iry'umugabo. Wahitamo kara ka gatatu handitseho woman, ukabuhisemo kubijwi ryawe rizajya risohoka nk'iry'umugore. Ku ka kane ubuhisemo yuko ijwi ryawe rizajya rivuga nk'umwana, umuntu uhamagaye akumva ni nk'umwana bavugana. Noneho reka tugere no kubijyanye na simukadi. Hari ahanditse bagaragara neza, ahanditse call ID. Call ID hari ahabanza, hari igihe uhamagara telefone, wahamagara telefone igahita yikuraho idaciyemo, uko uhamagaye ihita yikuraho, wahamagara igahita yikuraho. Ako kabanza karabikemura. Nivuga ngo uba wasetinze kuri hide ID kuri kara ka kabiri. Iyo byemeje kuri hide ID ku ka kabiri, urahamagara simukadi iyo ari yo yose umuntu uhamagaye ikikuraho idaciyemo. Hari ako ka gatatu iyo kemeje, nivuga ngo ntago message uba wemereye kuyohereza ngo bikunde. Ako ni aka gatatu. Noneho kariya ka mbere niko gisubizo, niko wemeza, ukaba wemeje ko telefone yawe n'ujya uhamagara izajya ihita icamo ako kanya, ukavugana n'uwo ushaka mu gihe ikibazo ari icyo ngicyo cyo guhamagara. Ubwo twemeje set by network kugira ngo umuntu uzajya uhamagara, ugiye guhamagara bijye bita bikunda. Tujye ku ka kabiri. Akangaka ko ni keza cyane kuko karimo ibintu byinshi bishobora gukemurwa mu guhamagara. Aka kanyuma niko k'ingenzi kuko gakansoringa ibintu byose by'ibibazo biri kuri simukadi iyo wemeje kuri cancel or deliver. Aka ka kabiri, aka kanyuma ureba niko gakuramo amakosa yose mu guhamagara no mu guhamagarwa
ku bantu bose. Iyo wemeje kuri iri jambo rya nyuma uba ukemuye ibibazo bijyanye no guhamagara no guhamagarwa. Hanyuma ibyo mbese wowe utaruzi birimo amakosa, ahangaha uba ubikuyemo. Ubundi iyo byanze serivisi zose twahereyeho naziberetse nazo zirabikemura cyane. Iyo byanze bisaba kwitabaza amakode yabugenewe.